niwo muba umwumvisha utubwira se ni umuba w'impamvu ntangiye kubumbura paje ariko ubwo ni umuba w'ikiba ubwo ni umuba w'impamvu w'ibibazo tukazana n'umuba w'impamvu w'ibisubizo ubwo ni imibibiri ni imibibiri mubyeyi mwiza rero nkundira abadukurikiye muri mwe twumva agiye kutuzingura ku mizingo uyu ni wa mbere atubwiye imizingo ibiri ariyo mibibiri ubwo arajya ahera ku mubu umwe awushyire kirike pari awushyire ku mpande afata n'undi wa kabiri nawo nuko mubyeyi rero nicyo rero abantu bagukundira nuko ubasobanurira ibyo batazi none reka tubasuhuze abadukurikiye mwese mwebwe mukunda ibyiza kandi mubikumbura natwe turabakunda kandi tukabakumbura tukanabagizaho ibiza bitandukanye uyu munsi rero ndagira ngo ntibisanzwe kuba bireba Segikubo Fred se w'abaruda kandi uvuga ukuri umusaza w'ukuri uteza uruhara rw'ubukure kandi uhagaze neza kuba mumbajire mwese mukambwira ngo ariko uramubyeyi dukeneye kongera kumva ko ubukibwe tukumva uburyo kiyanzika ntimujye kure ntibisanzwe uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ariko tugenda tumubaza nk'umubyeyi cyangwa se nyakubahwa uturusha ubunararibonye n'ubukure maze atubwire muri bimwe tugenda tumubaza nyakubahwa perezida Segikubo Fred mu byimbo byanyu turabashimiye kandi tubahaye ikaze kugira maze mwibwire abatwumva badukurikiye kuba kumbaje cyane tuba mubyeyi dukeneye kongera kumva ku buki atubwira cyangwa se aduha kunyura bwenge y'abakuru aduhe ku nzu y'ibitabo ya nzu y'ibitabo agenda bumbura paje imwe ayishyira ukwayo ku buryo impapuro za mbere zarabaryoheye turagira rero ngo maze wongere winzike maze ubahe kuzindi impapuro wihangana ubazingure nyinshi uko barazikeneye bahora babimbaza rero ntabwo ntazabona uko mbigenza mba mvuze ngo reka nze maze nibonane mwiganirire ngaho mubyeyi mwiza mu cyubahiro cyanyu reka mufate uruhembe rw'umuheto maze mwinzike umwanya wanyu mutangire musuhuza abatwumva munabibwira mu mwanya wanyu kuko arabafunga ari ubwa mbere abandi basanzwe bakuzi ariko hari n'abashyashya baza batari basanzwe bakuzi wakinzika rero maze mubyeyi mwiza umwanya wanyu mu cyubahiro cyanyu nikize byimbitse nizike hano naranzike kuranzika kera bamanikaga hejuru inyama kugira ngo zitangire kandi nta firigo zabagaho ariko buriya byabaga bisobanuye iki byashoboraga kubika neza mu buryo bwa gakondo ibintu bitangirika kugira ngo zikamukemo ya maraso kugira ngo zikwangiza abantu zumuke neza noneho zizagirira umubiri umumaro bakomere bagire imbaraga bitewe n'imbaraga iryo tungo ryagiraga iyo baryaga n'inyama zayo barushagaho kugira imbaraga zidasanzwe niyo mpamvu se mwakomeraga kugezana n'ubu mukaba mumeze nk'injeki birumvikana mukaba mumeze nk'ibifara urwo ni urutsabana icyo uragikoze niko bimeze niyo mpamvu abakera barambaga nk'umusoro abubu bo baramba nk'imitungo iri muri supermarket kubera ko bitangaza garanti kandi bakahita ba nyirabyo baza babitwara bigenda bishyira bazana ibindi n'abandi ubwo nuko bagenda bavuka n'abavutse bagenda uzarebe mu marimbi ariho ubu ngubu kera yari ahari yego muragumya kutubwira nta byeyi mwiza mwagumya mukanzike yego kera nk'uko wari ubivuze abantu barambaga hari umuba w'impamvu wabiteraga ubu impamvu abantu batakiramba harimo umuba w'impamvu nanone ubitera izo mpamvu rero z'ubu ngubu tuzigereranyije n'iza kera ibyo nibyo byahagurukize tw'abakuru tuze kurengera abakiri bato kuko tubona nta heza hejo hazaza bafite nta burambe bazagira imyaka turiho ntabwo bazayigeza niyo mpamvu ubona badukanye imvuga ivuga ngo nta myaka ijana ariko se kiriya kintu bagikorera umubyeyi mwiza nkamwe mwadutanze kubona izuba buriya baba bari kwihanurira cyangwa ntabwo uze neza cyane umvugiye ibintu buriya ni ubuhanuzi nta muntu wagiye kubyiga kaminuza ngo yabiminuje ni ubuhanuzi Imana ikoresha abayo bakavutsa amagambo kandi ayo magambo akaba ariyo ngiro kandi akabamo ubuhanuzi ari ibizingo kera Imana yandikaga ku bizingo runaka irimo kwandika ku magambo abantu bavuga
bakwatura kikaba ari ikizingo ukoresheje umutima n'ururimi. Umutima n'ururimi niho. Hari n'irindi mubyeyi mwiza numva ngo harahiye. Harahiye buriya nubuhe buhanuzi baba bihanurira? Yo bavuga usibye kera urumva gushya ntibyabaga ari ibintu byiza, rwabaga ari nk'urugo ruhiye, cyangwa urabona ko habaga inzu z'ibyatsi z'amabati n'amataje n'amategura ntiyari yakaze, ntibari bagateye imbere ngo babivumbure, bakishaga inzu z'ibyatsi. Rero iyo urugo rw'umuntu rwashaga bavugaga ngo harahiye, urahiye, mutabare nyamuneka nyamuneka, kuko hashya hatabarwa nande nta batabaza. Batabazi nitwe bakomoka ku bitsinsi bya kera, tuzi ibya kera tukatuzi n'iby'ubu tukaba tuzi n'ahazaza. Nicyo cyaduhagurukize tuze tuzimirize aba bariho ubu, hagenda habagurumana n'abakagurumaniramo bagasha bagakongoka, ugasanga amarimbi ari kuzura cyane. Noneho ukibaza iherezo ni irihe, ko batubazize ngo abakera bashingurwaga he, twabereka he? Kuki ubu urubyiruko ruri kubona amarimbi menshi ya bubu, bakubaze ngo twereka amarimbi y'abakera kuva kera, twayayerekana ari hehe? Ugasaba kera ntibapfaga nta marimbi, aho ngaho niho ruzingiye. Kuki tutayabona byabaga byagenze bite? Impfu ziriho ubu ngubu natangiye mvuga umuba w'impamvu uri gutera ibi muri kubona, muri kumva, muri guhura nabyo. Izo mpamvu ntizabagaho kera, ahubwo ni impamvu nshasha ziri kuvuka. Isi ya none ntabwo ari isi ya kera. Iya kera bagenderaga ku muco w'abakuru n'abakurambere, abasaza n'abakecuru, abakuze muri make babaga ari isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato. Ariko ubusanga ukiri muto aminuza kaminuza ngo ari kuyobora abasaza n'abakecuru, abaha amabwiriza n'amategeko abagenga bagenderaho no kubahana rugeretse. Ariko ubwo nta kibazo kirimo ra? Icyo kibazo niho ruzingiye nyine. Ni gute se? Niwo muba umwumvisha utubwira se? Ni umuba w'impamvu ntangiye kubumbura paje. Ariko ubwo ni umuba w'ikibazo. Ubwo ni umuba w'impamvu w'ibibazo, tukazana n'umuba w'impamvu w'ibisubizo. Ubwo ni imibibiri. Ni imibibiri. Mubyeyi mwiza rero nkundira abadukurikiye muri mwe twumva, agiye kutuzingura ku mizingo. Uyu ni uwa mbere atubwiye imizingo ibiri, ariyo mibibiri. Ubwo arajya ahera ku mubu umwe awushyire quelque part, awushyire ku mpande, afata n'undi wa kabiri nawo nuko. Mubyeyi rero nicyo rero abantu bagukundira, nuko ubasobanurira ibyo batazi. None nk'iyo miba nk'utazi imiba akaba atayimenyereye, yakibaza se ni za nkwi nagiye gutashya nurira ibiti nkamanura imimanu, ni ya myase nasa nkayishyira hariya, abenshi niko babimenye, cyangwa se imihembezo bahambira. Ese wadutandukaniza gutyo miba kugira ngo abantu bayimenye? Niba impamvu kera habaga umuba w'inkwi, ukagenda utoragura inkwi. Kera habaga amashamba menshi, ibiti byuma, ibindi utema gutyo uhinga, ujya kuhahinga ukabirunda ahantu bikuma, ukazajya kubikokora no kubihambira, ugahambira imiba, ugatunda utwara imuhira, mukajya mucana, kuko nta makara yabagaho, nta gazi zabagaho, bacanaga inkwi. Nibi byo kuvuga ngo bacana imbingo ziri gucanwa hirya no hino aho bari kuzicana, cyangwa ibyatsi cyangwa ibikarito cyangwa iki, nuko ari ibura ry'ibicana. Kera ibicanwa byari bihari, inkwi zari zihari zihagije, n'imbuto zo kurya zihari, aribyo byatumaga abantu baramba. Noneho amasafuriya n'izi za muvero n'ibiki ntibyabaga bihari, batekaga mu nzabyo, mu nkono za kinyarwanda. None batekeramo ibiryo bakashyiramo ikirungo cya kera, si cyo birungo by'ubu ngubu. Iby'ubu ngubu ni ubuto n'amamesa. Mu gihe kera yabaga ari ibirungo, amavuta y'inka bita ikimuri. None byo bashyiraga muri ya nkono ya kinyarwanda, n'ibiryo bafashe ibyo hirya no hino za gakondo zitandukanye barya, n'amata babuganize mu burere butandukanye ahantu heza. None bakanywa n'ikivuguto cy'inka z'umwimerere, apana inka za kizungu zitera kizunguzungu mu kiremwa muntu.
muntu batera inshinge bakingira bazitera imiti ngo zikamwe cyane bazivugurura kubera bazikoreye muri laboratwari nka ziriya nsina bari gutegura muri laboratwari ngo ni intoki nshasha ngo ni amatungo mashasha y'amakorano ngo ni intoki n'ibihingwa byose ngo bari kubivugurura. Ibyo byose rero nibyo biri gutuma abantu batakaza umwimerere wabo wo kuramba Imana yabahaye yabaraze kuva ku bw'Adamu na Eva kera muri rimwe. Bityo rero ubu ngubu bakaba baradukanye ku ubuzima bufite imize, iyo mize ituma kuramba kugenda gushira nka bombo nka buje kurangira nk'isabune, ugasanga bapfa ku bwinshi, amarimbi yiyongera ku bwinshi ku buryo bayakoramo inganda, ambulance hafi aho, abacukura amarimbi, abashingura amasima hafi, imbaho hafi, gravier, imicanga, abasoresha, abagurisha fanta, amatenti, aho bari bwakira abantu, aho bakarabira. Ibyo byose ni ibikonsoma amafaranga. Kera amafaranga ntiyabagaho, habagaho kugurana. Ibyo byose byabyaye amafaranga, bibyaye amafaranga byose bigakorwa bikoreshejwe n'amafaranga. Amafaranga bituma akenerwa. Ubu ikintu abaturage bose bahaguruka bahiga ifaranga ryaje kubura rero. Aho niho ruzingiye umuco wa gakondo. Ifaranga ryaje rirawuribata uburiramo bya bindi bya kisasa bya kijyambere. Ibi byose ubona by'imvanganda bavuguruye gakondo ngo ni iterambere, ngo ni amajyambere, ngo ni ugutubura. Babaye abatubuzi barabitubura, bica umwimerere w'Uwiteka. Nicyo kirego mbarega, nicyo cyanzanye kugira ngo nsigasire gakondo z'Uwiteka yadusigiye ku bw'Adamu na Eva kugeza aya magingo. Abakuru batubanjije barazisigasiye bazigeza mu myaka ya vuba hano, aho ikiremwa muntu cya vuba hano kimaze kuminuza, kiri gukoresha ngo ubwenge n'ubumenyi, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga n'ubunararibonye bamaze kwegeranya ngo ibintu bakore vuba. Bari gukora vugu yego nk'ibyo bikabaho, ariko na gakondo z'Uwiteka zigasigasirwa. Imana ikazabashimira ku bumenyi bagezeho n'ubunararibonye n'ubuhanga bitewe n'igihe n'ibinyejana ibisekuru turimo, ariko gakondo yaduhaye nk'irage zisigasirwa. Byombi tukazabimurika imbere y'Uwiteka. Ubwo tuzamurika inka z'inzungu, imisaya myiza, tuzamurika inkwavu zivuguruye, ihene zivuguruye, intama zivuguruye, ibishyimbo bivuguruye, ibitoki bivuguruye, voka zivuguruye, imyembe ivuguruye, imbuto zose ubwoko bwose, n'idodo zivuguruye byose, imboga rwatsi, ibinyabishogwe, ibinyamafufu byose bivuguruye. Aho ngaho niho ruzingiye. Supermarkets niyo mpamvu ubona bazajya bahahiramo, ariko nta burambe, nta burame. Urakoze cyane nyakubahwa perezida Segikuba Fred se w'Abaruda, uri mu birindiro by'ukuri kandi uhamya ukuri kw'ijambo. Kudusobanura ni byiza. Nkanjye nubwo ndi umunyamakuru, ariko hari ibyo mankeneye kumenya kandi nkabaza n'ababariza bariya, kandi nkanarasesengura, haba n'umuhanuzi ukaza guhanuza wa perezida nyaperezida, nk'uko n'ubundi kera bajyaga kuri babamenye. Ari byo bya bintu tutangiye tuvuga ngo nta mukuru utagira mukuru. Wowe uje nka mukuru w'abariya batamenye ibya kera, bafatiye kuri uru ruzitiro rwa vuba. Ubwo ni urubyiruko n'urubyiruko kazi batazi aho twavuye, isi aho yavuye, batanazi aho igeze. Bo bafatiye ku ruzitiro babona ngo ni iterambere, ariko icyo abantu bagomba kumenya, icyo wakwita iterambere ubu ngubu umenye ko gishobora kukubera iteranyuma. Bivuze ngo iterambere niryo riri guhanagura abantu Imana muri bo. Yego, iterambere ni imwe gome ya kisasa ivuguruye, gome bari gukoresha guhanaguramo gakondo Uwiteka yashize mu kiremwa muntu mu gakono ku bwonko. None babashiramo giga nshasha zimva mahanga kugira ngo isi b'umudugudu, ibikorerwa mu Butaliyani bibe biri gukorerwa n'u Rwanda, bikorerwa muri Amerika, bikorerwa i Bugande, bikorerwa Misiri byo mu Bwongereza,
by'ubwongereza byo muri Israel bigera i Kigali, Burundi, DRC, yahoze ari Zaire na Zimbabwe, gutyo na Angola n'ibindi bihugu 55 bya Afurika n'ibindi bya Aziya, bya Amerika zombi, Australia, gutyo isi yose bayigize umudugudu. Ariko uburyo bayigiramo umudugudu ni byiza, yego iterambere ni ryiza, gusabana ku isi tukaba umudugudu muto tutabarana aho rukomeye byose mu by'umutekano, mu mashuri, mu bumenyi, isi kaba umudugudu muto w'ikoranabuhanga nk'iri dukoresha, urumva ntiryabagaho, ni ryiza. Ibyo byose byiza byari kuza biza bisanga ibyiza bya gakondo, none byose bikitwa uburyohe bw'ibihekane bugerekeranye hejuru y'ubundi. Ubuntu bw'Imana yaduhaye n'ubuntu twivumburiye bukajya hejuru y'ubwo Imana, tukavuga wow, dufite uburyohe bw'ibihekane budatera diyabete. Gakondo ikaba sekuru y'ibihekane. Sekuru w'ibihekane, none gakondo ikubahwa n'abanyagakondo bakubahwa. Imana ikavuga mufite iki mbahere mbakomereho. Imana tukayibwira, Mana dufite gakondo twasigasiye yacu, abasaza n'abakecuru barubahwa kuko nibo somero ry'ibitabo ry'abakiri bato yabarigishwa. Nusanga umusaza n'umukecuru abakuze muri rusange ujye ubanyuraho basuhuje, ntubace amazi ngo bataye ubwonko, ngo n'abasazi, ngo ibiki, ngo n'abakene. Bakeniye gute? Ahubwo menya imbaraga zabo bazikoresheje kubaka izo kaburimbo unyuramo, wa muntu we wa kijyambere wize kaminuza. Izo kaminuza wigamo nibo bazubatse. Ayo mashanyarazi ureba ucaniraho ukoresha nibo yakoze. Izo modoka, izo studio ukoresha, ayo magorofa ubamo ibiro, ibyo bigo bya gisirikare, izo nsengero musengeramo, ibyo bitaro, iryo terambere ryo ku mipaka, minisiteri, hehe, iyo migi ya kijyambere, ibyo byose bivuguruye, byose n'ibitavuguruye na gakondo zikiriho, abo nibo bashoboye kubisigasira. Mwe ahubwo ruhare rwanyu kwita ku bidukikije mwavutse musanga nuruhe? Muri kurimbura gakondo y'ibidukikije mwavutse musanga cyamuze kuyisigasira itagira ikigorofani. Ese buranya kubahwa, ndacyakubaza kandi baraza n'abandi. Mba ngira ngo ugende umpa ku rupapuro, ngende nduzinguraho tubumburaho. Ibi nibyo bitabo bishasha, byasimbuye za mpapuro za kera mu bukure bw'u muri hano muri mu gakono k'ubwonko. Karatogosa kuri ubwenge n'ubumenyi muri make, ubwenge bushoboka kuwiteka, ubunararibonye n'ubunyangamugayo. Noneho ugasanga ako gakono kahawe abagore n'abagabo kandi bakakavukana, kandi ko kazingiyemo ubukungu bwose. Muri make ni rwo ruganda rw'ibya gakondo n'ibya kijyambere. Nushira muri aka gakono kawe ibya kijyambere byinshi, ibya gakondo munsi ya 0 muri mwe, Imana izaba uyifitiye umwenda. Bityo rero kadushiremo ubuhunikiro bwiza, buhunitse byiza bigendana na gakondo y'Uwiteka. Imana yubahwe, nibyo yaremye byubahwe, none nibyo umwana w'umuntu akora nabyo bigende muri uwo mujyo, ariko bikoresha mu gusibanganya no guhanagura ibya gakondo byo Uwiteka. Ahubwo gakondo yubahwe, niyo kijyambere yanyu muvumbura mukoresheje ubumenyi n'abashuri mu mwiga n'ubunararibonye, nabyo bijyembere, ariko gakondo z'Uwiteka zubahwe. Bityo rero tuzamure ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye mu mitekerereze no mu misesengurire myiza, tubakura kuri kilobytes tubazamure kuri megabytes, tubakure kuri megabytes tubageze kuri gigabytes, tubakure kuri gigabytes tubageze kuri terabytes. Icyo nicyo gipimo cy'ubwenge Uwiteka ari kwishimira. Abantu mwese abadukurikiye mwishimire terabytes, nibwo bwenge buzigiyemo n'ubumenyi, kandi gakondo kwisonga idukiza imisonga kijyambere ishobora guteza indwara z'inzaduka bitewe n'imirire y'ibyo byadukano mu gihe abantu batakikozwa gakondo. Kandi nimuba muri mu ngo zanyu hafi, mujye mukuramo inkweto, mujye mu mirima muhinge, ibirenge byanyu bisabane n'ubutaka, kuko mwavuye mu itaka muzasubira mu itaka, kugira ngo murambe mujye mukandagira ku butaka. Naho ukandagira ku makaro, wava ku makaro ukandagira kuri sima, uva ku isimu ujya mu modoka, ntuzagire
connection network amarezo y'ubutaka wavuyemo wakozwemo n'Uwiteka ubwo watatiriye igihango cya gakondo. Urakoze cyane. Hari ikindi nakubazaga rero tubwiye ibintu by'ubwenge ubwo rupapuro narwo ndarwitse turuzengure ku bandi. Yego iyo page mbanyibitse bumbura iyindi rero. Hari aho wigeze uvuga rero wihangane nsubira inyuma ho gato wasubirayo kugira ngo uri kubariza rubandere niko bimeze. Ngomba kuba nk'umuvugizi cyangwa asesengura kandi nanjye nibariza hari ibintu byinshi ngomba kubika muri iki. Hari aho wavuze uti ibi bya kijyambere birimo birahanagura Imana mu bantu cyangwa bigatuma batemerwa imbere y'Imana kubera ko dushatse gushyiraho ubumenyi bwacu. Ubumenyi ni byiza twarabivuze ntabwo tuburwanya nta nubwo turwanya iterambere ahubwo nuko we yavuze ko hari ikintu kimeze nkaho dufata iterambere cyangwa ubumenyi tukaburutisha Imana kandi umwimerere wa gakondo ari wagashinzwe agombye gushinga imizi nk'umusingi. None hari aho wavuze ati kuri ariko shinga umuzi rega nshinga umuhati mbaye mushize nukuvuga iyo bitesheze gakondo z'Uwiteka ntibigarukiraho ibyo by'ibivumburano by'ibikorano bitesha agaciro n'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu ubona abantu batagaciro abamwe ngo bihesha agaciro batesha agaciro abandi. Kandi twese twakabaye tujya mu umwe twese tugira agaciro kangana imbere y'Imana kuko twese bari gusenya umuco gakondo nyarwanda Uwiteka yaduhaye ku buntu tutaguze tutanaburanye kuko iyo tugura cyangwa tukagurana Imana yari kuduhenda itanaduhenda henze yaduhenda byo. None nk'ubu kusanga inka z'iki gihe yenda tubari nk'amatungo tworora naho nagize ikibazo usanga zisigaye zirya nk'abantu ntabwo zikirisha butara. Kurisha butara ni ukuva hano zigenda zirisha imyimerere y'ubwatsi. Ubu ziri kurya ibishishwa abantu bamaze guhataho ibiryo ziri kurya nk'abantu. None muri icyo gihe zisigaye zirya nk'abantu kuko urabona bazigaburira ibikoma bakaziha n'imiti n'ibindi byinshi kandi tumenyere ko zaryaga ibyatsi gusa kandi nanjye hirya hino hose mu bumenyi mfite n'ubwenge mvajuru mfite nzi neza ko biriya byatsi zaryaga hariho urume habaga hariho urume hakaba hariho umuti icyatsi zakuye hara n'ikiri hariya zikakinywamo umuti ugasanga inka nta kurwara. Uwo muti ugatuma zitarwara kandi n'inyama zazo zikaba umwimerere natwe twarya izo nyama tukaba turiye umwimerere gakondo Uwiteka yatugeneye noneho tukaramba natwe. None ubivuze ngo yuriye inkorano nk'izo z'imvanganda z'integurano ukarya ikintu nk'inkoko urugero ikurira iminsi 21 ubwo wowe yuyiriye uba wumva uzamara imyaka 90 cyangwa nawe uzamara hafi aho mu byawe. Nibyo nangiye kugeraho ndabaza nk'ibyo byose iyo turi izo nyama zatewe mu inshinge n'ibiki byose zavugurwe n'umwana w'umuntu kubera ubumenyi n'ubushakashatsi ikoranabuhanga yego. Niyo nkoko y'inkorano ikurira iminsi 21 ndumva ariko bimeze ibishaka iba iminsi 90 ugasanga bamwe numva ngo nibituburano ngo nibiki. Ese ibi bintu nibyo abantu turi kurya bigatuma yenda tutaramba? Ukoze neza washinze umuhate cyane no kuvuga ukubisa inyundo ahababaza kandi ufashe none sikara gato ari ikintu bintwaye negweze iyo kinubi nayibonye niyo mpamvu mvuze inyundo bitishije kinubi birasobanura twe ntabwo tubizi byari byaragorofanyiza abantu noneho mfashe sajyare kambage ibibyimba none nje urabizi ndi muganga uvura zigakira ariko muganga utagira ibitaro ariko nubwo ibitaro biri muri wowe ibitaro biri muri nje nimukana nabyo kuko ndi mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu kandi mwarimu niwe wigisha umuntu akaba umusirikare akaba umuganga akaba umucuruzi akaba umuyobozi urumva n'igihe gicumbi cy'ibyo byose niyo mwazindutse kuza kwibariza kwisoko mwibariza perezida nyaperezida nyawe batazaba besha umusaza barafinda Sekibofre umufilosofe kabuhariwe umuhanuzi w'ukuri. Urakoze cyane wabaza noneho tukajya mu gihe umwe mu gikamyo kimwe. Yego aka kantu mbone no gukavuga nanjye buriya nubwo narakubwiye ngo iyo ntunze urutoki mu bukure bw'umusaza nyakuri cyangwa se umuhanuzi nawe nabandi bituma nanjye mbasha kugira icyo nshyira muri giga. Giga zikazamuka zikava kuri kilobytes zikaba zajya kuri terabytes. Yes niko bita gukurakurana ni nabyo terambere ry'umuntu no kubutaka hano no kubidukikije. Icyo nkwijeje cyo
jigo uzajya umpa ntabwo nzongera kuyigusubirishamo ubwo mitanyi boke niko ntabwo nzakubona nibirage n'abakiri bato bazafatiraho ubumenyi bamenye bumwimere w'Uwiteka ntibakajye babutakaza ariko ubw'umwana w'umuntu bwo burahinduka kuko telefone bakoreshaga ubushize kera zari fixe ziri ku meza ziri ku nkuta zimanukira ku mapoto nk'izi nsinga z'amashanyarazi izo telefone ntizigikora ubu harakoreshwa icyo bita mobile phone niyo mpamvu bahise mobile ni ukuvuga igendanwa mobile ni ukugendanwa uva hano ujya hariya ugendanye n'icyo kintu mu gihe ya yindi telefone y'ubushize guhera za 2 gusubira hirya yabaga ari telefone iba mu nzu barenstaye ufata kombine yayo ugahamagara ukavugana n'umuntu cyangwa guhamagara ukayifata ukita ariko ubu kombine yose uraterura na telefoni ya ibi byose na za nsinga na ya mapoto ugashira hano ku gutwi ukavuga urumva isi ya none ntabwo ariyo siya bivuze ngo yahindutse umudugudu isi yabaye umudugudu mu gihe cyagiye yabri nini bashinga amapoto aviyo akageri kubera isi yabaye umudugudu niyo mpamvu tugira agakoresho gato ariko gakora cyane noneho bivuze ngo ikoranabuhanga niryo ryatumye isi hinduka umudugudu ikoranabuhanga atari ryonyine nisakaza bumenyi nisakaza buhanga n'ikoranabuhanga kubisakaza ubwabyo byose nibyo tushira hamwe murandasi na mudasobwa iyo tuvuze murandasi ni internet mudasobwa ni machine computer ubwo ni telefone nayo yabaye computer ubwo byose yushize hamwe kwandika kwa kundi tugaprintinga byose tukohereza ubutumwa kuri Facebook TikTok Instagram YouTube WhatsApp tukawhatsappinga ibyo byose nibyo byatumye isi ibu umudugudu muto cyane muri Amerika ku kanya kohereza ubutumwa bukagera nabe bakakohereza mu gihe kera wafataga amato n'indege na za gari ya moshi ukamara nk'imyaka 10 utaragerayo urakoze cyane icyo nenge kunganiraho kakantu nenge kuvuga ku bwenge buriya usanga hari abantu twishuka ukumva ko ibitaro byubatse hariya cyangwa se abarimu hari abigisha mu mashuri ukabona amashuri yubatse hariya ariko hari ikintu nanjye nasa nkaho mvugaho umubyeyi kugira ngo abadukurikire nabo bacyumve ko ntago murera abadakura kwiga ni no kwigana inyoni ntoya yigana ni inkuru inino ni nkuru ikigisha intoya uko baguruka uko zizajya ziguruka erega buriya butanzana kubwira ku bisimba nkubwire inyoni bita ifundu uburyo kigira ibanga mu maha yayo itagiye iherekana ntabwo igiye yerekana hari n'indi nyoni nzakwereka y'insirimu insaba y'insirimu kabisa zakomeye kuri gakondo uko niko kuri ku muco noneho iki kintu mbone no kukibwira abarimu ku isi yose mbone kukibwira abaganga abadogita n'abatemera bose abafite gigani n'intoya bariya bose basigame nk'imikasi mu bantu ipamba imiti kandi bagiye kubabaga kandi barize kandi abo babaga batarize ariko ugasanga utarize basizemo ibyo bikoresho ababimenye ko babimusizemo yabibwira uwize ntabyibo ubwo igiga ziri hejuru cyangwa ziri hasi aho wahashinga umuhati noneho ubu usanga hari umuntu wumva ngo mfite ibi n'ibi bya bindi mfite ukumva ngo ibyo mfite byose ndabifite ni byinshi pe mfite amashuri nayanjye gutangira mfite ibitaro ariko babyeyi beza kubigira ni byiza ntabwo tubigaya byigisha abana bacu natwe ubwacu bakagira ubumenyi bakabudusangiza abo hafi n'abakure ariko ikintu ushatse kuvuga buriya biriya bitaro ntabwo mbiha agaciro cyane n'amashuri sinyaha agaciro cyane ndavuga arayo hubatse ariko inyubako nizo mvuga ibigo muri make ahubwo ngewe nubaha ikiri muri we kuko amashuri umuntu arayagendana ibitaro umuntu akayagendana ibitaro urabyimukana ariko ibindi byubatse inyubako ntuzimukana ugendana amashuri urayimukana ariko fixed hospital zo ziguma hariya niyo mpamvu rero abantu twakakwiriye guha agaciro ikiri muri twe ikiri mu muntu nimba ari umuhanga agasigasirwa ubwo aho ngaho niho ruzingiye
uwiteka niho ahagurukiye kugira ngo azarebe abagorofanyage abatekinikage bako kageni bigize abahanga atari ibihangange by'injijuke n'abahanga b'uwiteka ahubwo bigize abanyabwenge kwigira icyo utari cyo ngira ngo no mu mategeko yo kuri iyi si kwiyita icyo utari cyo baguhana niyo mpamvu ibintu byose byapfuye byadogereye kandi bigiye kurushirizaho kubazambana bareba ufite impano mu kintu runaka bakamugorofanya bakamutesha agaciro ufite impano mu kuvuga ubutumwa bw'Imana no guhanura bakamutesha agaciro babona mwarimu uzi kwigisha ufite impano bakamutesha agaciro kuki utuma mbaho nabi kuki nabayeho nabi kandi ndi umuhanga ndi umumenyi wowe udafite giga cyangwa terabytes nk'izanjye ufite kilobytes na megabytes ubwo kuki wowe ubaho neza nge nkabaho nabi nuko ndusha bigufu nuko ndusha mu mutwe gutekereza nuko ndusha iki nuko bimeze bite icyambere byaba amashuri aba hano byaba ibitabo hano amasoko n'amasoko y'ibyo bikorwa remezo biba hano nutagira hano heza hazima ukagorofanya abantu nibyo wakubaka hariya nejo bundi wazasanga bidahari urakoze cyane aho hashinga umuhati none ikindi nakubaza urabona twagumye kuvuga kuri ibi bintu byagiye bituma abantu benshi batakiramba ntibaramenye igihe kinini wabivuzeho n'umuco ugatakara none mubyeyi mwiza tugira ngo twegere n'umusozo wagira abantu inama gute cyangwa mu ibyo bakora kugira ngo umuco wongere ugaruke cyangwa kugira ngo Imana yongere yemere abantu mu mwanya wabo gakondo yongere igaruke ijye ku murongo nyo ku musingi wa nyawo ku rufatiro gukuri ese niki twakora ese bipfira he byazurirwa he ni hehe haba habangamye ngo twakosore cyangwa se niki twakosoza twe bwacu ese ni nk'urugero ndagira ngo abantu foromire uha abantu urugero rw'ibyo bakora kugira ngo umwimerere wongere ugaruke byongere byuzuze ubuziranenge noneho habeho kongera gusubira kuri wa musingi wavugaga abantu nibuze bongere barame igihe kinini barambe mu mubiri yabo ntihajegere noneho hariho n'abajije bundi ngo ambwira ngo anywa amata menshi cyane ngo yarakomeye noneho arambwira ndamubaza nese mu cyongereza tuvuga too much of anything is very dangerous ikintu cyose cyufashe ku bwinshi nacyo ubwacyo kirakwangiza ikubera uburozi mbega muri make yego bisaba kukiringaniza mu burugero rwacyo noneho arangije arambwira numva bari kuganira n'undi nawe ko twari batatu aramubwira ati ngewe kubera amata rwose iyo abantu bahari banywa amata ati usanga benshi barabaye nk'urukwi ngo barakomeye ndavuga nino se akomeye kurenza ikibazo aha buri bakomeye kurusha ibibazo nibishoboka nuko none niyihe nama wagira umuntu wari wese yaba ari umuyobozi mu cyubahiro cye umutegetsi ahari hose niyubahwe guhera ku hasi kugera hejuru abategetsi bo bamanika amaboko hejuru bo ntibubahwe hubahwe abayobozi abategetsi kuko bategeka ibitashoboka nibo bagoye rubanda bamanika ahubwo amaboko yabo hejuru n'amaguru hejuru bakubita amabuno yabo hasi ngo pi ngo pa ngo bi bemera icyaha ko bagorofanyije rubanda niyo mpamvu tuhashinze umuhati abategetsi batandukanye n'umuyobozi batandukanye ubutegetsi butandukanye n'ubuyobozi aha dutandukanize mbere ko ubuyobozi bwo ni ukuvuga buraguhamagara nk'uko tuganira urabona nta bapolisi baguhinzemo ngo bakuzane muri iyi nama tugiranye hano nanjye nta wampinzemo none urumva ni ubuyobozi buturuka ku Uwiteka yayoboye gahunda zose neza muri demokarasi ubwisanzure ubwigenge bwa muntu n'uburenganzira byose byubahirizwa ntawe ugorofanya undi Imana niyo yayoboye ibyo bintu bityo naho iki nicyo bita ubuyobozi nk'umuyobozi ariyegeranya abaturage baraza bakamubwira imisoro ku butaka yaratugoye ku mazu gutyo umuyobozi w'umuruda mukuru turushakisha uburyo dukuraho kino kibazo tubikemure imisoro ku butaka tuyikureho no ku mazu tuyikureho n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 tubakurireho iyo misoro none bajye basora uko bamaze kugeza igishoro cya miliyoni 6 ariko nta gihugu kidasora gusora ni ibyo nta kibazo urumva natwe tutsindagiye nageze igishoro cya miliyoni 6
abone gufata tini namba atangira sore ariko afite fondasiyo afite ahahera afite akazi ubutegetsi kambanze none ndebe ubuyobozi bwo urumva wowe umubaza afite uwuhe mushinga umushigikiremo umutere inkunga umufashe none akakwereka igitekerezo afite ukakimufashamo ukamwigisha ukamukungurana ibitekerezo n'inama n'ingiro ibyakorwa byiza kandi naryaterambere n'umutekano n'umudendezo n'uburenganzira bwa buri umwe n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga no gusigasira ibyo twagezeho byose birimo nicyo bita ubuyobozi naho ubutegetsi bwo arakubwira bikore uko mbishaka kuko niko itegeko rimeze we ashira imbere itegeko none hejuru y'itegeko akitwaza kinubi yitwa amabwiriza rero akayatanga mu buryo bukomeye cyane none akaza amabwiriza aremereye gusumbya amategeko akafata kinubi ikomeye cyane iremereye y'amabwiriza ayahondesha n'amategeko n'itegeko akarihonyora akarisekagura byose akarijanjagura kandi ari we waryishiriyeho umukono none akica amategeko akaba uwa mbere kwica amategeko yishiriyeho umukono akoresheje amabwiriza none ari nawe wayasize yarangiza agafata y'amabwiriza agahonyoza rubanda none akavuga ngo itegeko ryubahirizwe ntabwo nari mbizi aho ngaho rero tubafatana ibihanga tujura abategetsi rero niyo mpamvu mbabwira bategeka ibidashoboka ntibishobokera rubanda kandi nawe birangira bimweretse ko yategetse ibidashoboka umukozi w'impyisi ni wirya mbere iryo bwiriza rye niryo rimuhitana muri make bajye baba abayobozi ntibabe abategetsi urakoze icyo kirabaye urakoze n'inama wabagire barayumvishe muri rudabo barabizi barabisanzwe bivuga nuko njye najyana nanjye mbimenyereho none urakoze cyane none mubyeyi mwiza twegera umusozo ndagira ngo aha hantu wari umaze kubaza inama hakorwa iki hakorwa ngo umwimerere wongere ugaruke gakondo umusingi icyambere imana kwisonga niza abakizi mbere na mbere cyo kirabaye icya kabiri kubahiriza gakondo z'Uwiteka ibihumeka n'ibidahumeka ibyatsi n'ibyakatsi byose ibinyamazi n'ibikururanda n'ibigenda byemye ibinyamababa byose byobahiriza ntubicembe ngo ubicembera kubimara kuko siwe wabizanye kuri iyi si so bikontrolingira ubuzima ibyatsi n'ibyakatsi byose babyiteho n'ibiti n'amashamba byose kuko nibyo bihaha byacu twite ku bidukikije natwe umwuka dusohora niwo bibera ibihaha umwuka dusohora n'inyoni n'inyamaswa dusohora tubona ko ari mubi niwo mwuka utunga ibimera bitunzwe n'uwo mwuka noneho byo uwo bisohora umwuka bisohora uwo mwuka niwo udutunze niwo bita oxygen twe tubiha carbon dioxide byo bikaduha oxygen none igitangazi kuri ibi bintu ibihumeka n'ibidahumeka ibigenda byemye n'ibigenda bikamba kandi bikururanda n'ibinyamababa byose ibinyamazi utabyirenganya yo bigeze nijoro ibimera byose n'ibi bitari bimera byose bikoresha umwuka oxygen niyo mpamvu ubona umwuka oxygen ugera nijoro ukaba muke kuko ibiri kuwukoresha ibiri kuwukena ni byinshi ariko iyo bukeye bya bindi ibyatsi n'ibyakatsi byose iyi myaka yose iva kuri iyo rezo yo gukoresha oxygen yakoreshaga nijoro igakoresha umwuka bita carbon dioxide. Carbon dioxide rero ni umwuka utuvamo mubi, nibyo biryo by'ibimera. None ni muri urwo rwego Imana ifata ikibi ikakibyaza umusaruro. Natwe rero abantu twiga gufata ibibi tubibyaza umusaruro, aho kuvuga ngo ibibi ngo tubishize ngo mu mategeko ngo abigorofanye kandi nabyo ari umutungo. Nje niyo mpamvu navuze umunyacyaha ntabwo icyambere ari ukumwica, uba usenye ubukungu bw'igihugu, umukuramo ubuzima. Wowe se Imana nizasanga barayikoshereze nayo ikwica? Ahubwo fata ikibi ukirute ukikosoze ikiza. Ikibi ntukikosoze ikibi cyane kurushaho mu cyubahiro cyawe. Aho hashinga umuhati ushyiraho n'akababa. Niyo mpamvu mashinga umuhati nkashyiraho n'akababa. Ese koko tugarutse inyuma gato twibajije nubwo turi mu gusoza dusoreza, Imana yo ntituyisoza.
imana ko tuyikosereza birenze kuki itahera kuri urwo ruzitiro ngo ihite ishiraho ibihano mu gorofani nka kera iyo system yabikoresheje kera mu bakera yahaniragaho ako kanya nta santime ariko aho ibintu byaje guhindukirizanya umwana wayo w'ikinege system ya kera yaje kuvaho y'Abisirayeli bagenderagaho ya Abrahamu none nibwo bazanye iyi system yo kuvuga ngo Yesu byose yarabirangije yazanye gome asiba system ya kera noneho aradupfira ku musaraba atuha ubwisanzure tujye dukora ibintu twumvikanyeho umuntu nakubwira ngo iki ni kibi kirambangamira ucyumve ukireke yego urakoze inama n'ingiro urakoze cyane sinzi niba hari ikindi wakongeraho dusoza ikindi nakongeraho nyine nari turi kugira inama yo kwita ku bidukikije byose kuko nibyo bihaha byacu bituma turamba none nibyo bivamo n'ibiryo turya ibyo byatsi izo mbuto zose ziva kuri ibyo kandi wa mwuka oxygeni na carbon dioxide byose bigezemo na ya myunyungugu inyura mu mizi na ya mwuka unyura mu bibabi no mu bihimba hano by'ibiti bishishwa ibyo byose nibyo bituma intungamubiri zinjira mu kimera ikimera kikavamo intungamubiri turya natwe tukaramba none twaramba tukazaramukanya waramukanya n'umuntu utarambye bisaba kubanza ukaramba icyambere ni ukuramba radio Rwanda izabisobane na televiziyo Rwanda icyambere ni ukuramba none cyakabiri mukaramukanya we nushaka kwicisha undi intware y'ubukene kuramukanya ntibibamo kurama kandi ari byo ngiye gusoreza haramuwarambye cyangwa se iyo yarambye akaramukanya na mugenzi we akamubwira icyatumye aramuka nawe akakifatiraho uruzitiro none ejo bundi bakarambana none bakajya bahora baramuka banaramukanya nicyo bita ubuzima bwo kuri iyi si no kuramba no kubaho noneho igihe bavuye kuri iyi si batakiri muri ubu buzima bubemera kuramukanya no kuramba ni cya gihe tuvuga ko yapfuye yavuye mu bazima yaragiye yatuvuyemo ubwo rero kwita kuri bidukikije byose gakondo z'Uwiteka baziteho noneho bazisigasire ku isonga nibyo bizabakiza imisonga y'ibibyimba kanseri n'iminaniro yo ku bwonko n'ibindi noneho ubushomeri ubukene bizashira ariko nibishinga kizungu izabateza ubukene kuko kizungu izaza ihenze kandi irimo imyiryagaguro itarimo imyimerere y'Uwiteka mu gihe ibi bimera n'ibiki byose biri mu mwimerere w'Uwiteka Uwiteka niwe mugenga wa byose niwe utugenera akatugenga akatuyungururira ibikwiye n'ibidakwiriye mu gihe ibi bya kijyambere nta kayunguruzo katubwira igikwiye urakoze cyane nyakubahwa nubwo uri kudusoreza ariko nkubaza akangaka kadusoreze kuri aka kantu inama umaze kwibagira nk'umutsima w'amasaka wabarawuriyeho ese niba warawuriyeho chakarara niko witwa bita rucakarara iyi wabarayiriyeho ni wuburo twawuriyeho nko kuyihengoma yandi ngano twayiriyeho muri gakondo ibihe byabayeho ubu ngubu se wabikura wo nabiriye bahita bavuga ngo wowe wasaze bakujyana mu bitaro gikomeye iyo mpamvu turijege tukomeye cyane mukomeranya ari kiri muri mwe kandi njye mbabwira yo mbakubise ingingo y'igitekerezo niyo mpamvu ashwanyuka kuko bo ntibakomeye kandi njye nkomeye ku ijambo kubera Imana yampaye ijambo ngaho rero ubu nizere ko mu kiganiro cy'ubutaha uzababwira ku gifute ubahata icyo ari cyo gifute cya politiki itogotera mu rutirigongo itikoraho politike y'umwimerere ya tingatinga igenda iharura n'utununga turi imbere twitambika rwose none tukatuma tusigasira ibidukikije gakondo z'umwimerere zigashibuka bya bindi byamva amahanga bya kijyambere byo muri laboratwari tukabishyira hariya tubyitaho nabyo tubimenyereza tukaba twakora ibishoboka byose kubisanisha na za gakondo z'Uwiteka wenda tukagenda tubimenyereza bikagira 50 ni gakondo y'Uwiteka ikagira 50 ariko byose ibyo bya kijyambere ntibyiharira 100% ngo ni modified seeds
ngo imbuto z'indobanure z'imvugururano, ngo gakondo hariya muri Mondisi, ngo ibi by'ibivugururano ku isonga, kandi iyo bimaze gushyirwa mu butaka bisaba kubyitaho nk'uruhinja, ngo ubitera imiti, ngo bitaramera ubitera imiti, byamera ubitera imiti, byakwera ubitera imiti, mu buhunikiro ubitera imiti. Iriya miti babitera kuva mu ntangiriro kugeza mu musozi. Ibyo byose nibyo byaje kutugiraho ingaruka. Niyo mpamvu batazakomeza kuramba, bazajya bagenda barangira nk'isabune nka bombo buke buke, bayoberwe ikibarimbura kandi aribo biteguriye kirimbuzi. Urakoze cyane nyakubahwa, rero turagushimiye. Yego. Ko numvishe ufite byinshi, izi mpapuro ngiye kuzizingurira abadukurikiye. Yego. Maze udukundire ubutaha uzaduhe ku muti w'igifute nk'uko ubibabwiye. Yego. Kuba dukurikiye ngira ngo murabyumvishe, atubwiye ko ubutaha mu kiganiro gikurikiyeho azaduha ku muti w'igifute cy'ukuri. Cy'ukuri. Kizira itekinika, ahubwo gihamanya n'ukuri kw'ijambo. Ijambo ry'Uwiteka tubazamure terabytes tubakure kuri kilobytes. Urakoze cyane, turagushimiye. Twese turashimanye.